Data turagushimiye muri iki gitondo cyiza cy'uyu munsi, igitondo cy'umugisha. Impamvu ni uko buri munsi imbabazi zawe zunguka, imbabazi zawe ziba nshya buri munsi. Niyo mpamvu ari umunsi mwiza, kandi ni umunsi washizeho kugira ngo tunezererwemo, tubishimiremo, kuko hari impamvu zo kwishima mwami no kunezererwa muri wowe, kuko waduhaye kuba amahoro muri Kristo Yesu. Turagushimiye rero kuri uyu munsi mwiza, umunsi nibuka ko mu gicuku aribwo wazutse, uzukana intsinzi y'ubugingo bwacu, uzukana gutsindishirizwa kwacu, uzukana kwemerwa kwacu, uzukana umugisha w'ubugingo bwacu buhoraho. Icyubahiro rero n'ikibi cyawe muri byose, tukwinginga kugira ngo wongere kandi uhaze ubugingo bwacu mwami, nk'uko umuntu wacu w'inyuma adasiba kurya, niko n'umuntu wacu w'imbere Data abakenera ubuntu bwawe, ari ryo funguro rye, kugira ngo akomerere muri wowe, ashikame muri wowe, ashinge muri wowe. Mwami Yesu, tukwerekana ubugingo bwacu bugizwe n'ibyiyumviro byacu, bigizwe n'intekerezo. Data turagusaba ngo nabyo uyu munsi bikorweho n'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ribe mwami ibitekerezo bishasha by'ijuru, ijambo ryawe ribe mwami amarangamutima yacu, kugira ngo mwami uko turi mu mwuka aba ariko tuba no mu bugingo mwami, bisabanire mu ijambo ryawe, bihuriye mu ijambo ryawe, bibere umwe mu ijambo ryawe. Cyubahiro n'ishimwe n'ibibi byawe muri byose, mu izina rya Yesu, amen. Turabasuhuza kandi bavandimwe, ikiganiro niwe buntu niwe kuri. Imana ishimwe kuko yongeye kandi kuduha uyu mwanya kuri uyu munsi, kugira ngo twongere kandi dusabanire na Data mu ijambo rye. Ndanezerewe kubwanjye, kuko ndumva umuntu wanjye w'imbere ari bwunguke byinshi uyu munsi, ari burye ari bunywe. Ijambo ry'Imana rirantangaza, rishobora kuba kubera icyarimwe byose, icyarimwe rikaba ibyo kurya, icyarimwe rikaba ibyo kunywa. Nicyo gitangaza k'ijambo ry'Imana, kuvuga ngo abarimo kunyumva banyotewe baraza kunywa, abarimo kunyumva bashonje baraza kurya, abarimo kunyumva bihebye, ijambo ry'Imana riraza kubabera ibyiringiro, kuko ijambo ry'Imana ni byose muri byose, nk'uko na nyiraryo nawe ari byose muri bose. N'umunezero rero, n'umunezero kuba twicaye ku birenge byayo, kugira ngo tubashe kongera kumva ibiva mu kanwa ka Data. Nibyo bidutunga. Umuntu ntatungwa n'umutima gusa, umuntu ntatungwa n'ibigaragara gusa, n'ibifatika gusa, ahubwo ngo atungwa n'ijambo ryose riturutse mu kanwa k'Imana. Imana ishimwe cyane. Rero nezerwa, fungura umutima wawe kugira ngo tuze gusangira ubuntu bw'Imana uyu munsi. Ndatangara cyane iyo nsoma ijambo ry'Imana, hari ahantu muri Zaburi bavuga ngo barayitakiye mu ndwara zabo, barayitakiye mu ndwara zabo. Hanyuma ijya gusubiza birivuga ngo yohereza ijambo ryayo. Biranyuranye cyane. Yohereza ijambo ryayo ngo rirabakiza. Ni ukuvuga ngo n'ijambo rya Kristo rishobora kugukiza indwara y'umubiri, kuko ni ijambo ry'Imana ririmo byose. Ririmo gukira k'umutima, ririmo gukira k'umwuka wacu, ririmo no gukira k'umubiri. Iyo mvuze umutima buriya mbavuze ubugingo. Iki gice kitugize kigizwe n'intekerezo, kigizwe n'ibyiyumviro, emotion cyangwa emotion, n'ubushake.
ijambo ry'Imana naryo ribasha gukiza ubwo bugingo, ribasha gukiza uwo mutima. Buryo ubugingo bwacu kenshi nubwo butagaragara ame yacu, nubwo itagaragara, ubwo bugingo bwacu butagaragara, ariko kenshi bukorana n'ibigaragara n'ibifatika. Les cinq senses zacu, sinzi ukuntu nazivuga mu Kinyarwanda, kuvuga ngo ukureba, ukumva, uguhumurirwa, ugusogongera, ugukoraho. Ni ibintu bifatika bikorana n'ubugingo bwacu. Kenshi rero ubugingo bwacu bugendana n'ibyo. Niyo mpamvu uteye utyo rero niwe Bibiliya yita umuntu wa kamere. Kuba umuntu wa kamere buriya ntabwo ari ukuba uri umusambanyi gusa, uri umujura gusa. Kuba ubugingo bwawe buyoborwa n'ibyo bintu bitanu bifatika, burya ubugenda mu buryo bwa kamere. Sasa ubwo bugingo rero buba buri hafi, buba bugendana n'ibigaragara. Bushobora kwishima biturutse ku byo umuntu yabonye, yumvise, bukishima cyangwa bukababara. Buriya niyo dukomereka mu bugingo bwacu, muri ya marangamutima yacu. Aho rero ijambo rya Kristo naho ribasha kuhagera rigakiza ayo marangamutima yakomerekejwe n'ibintu bitandukanye, byaba ibyo wumvise, byaba ibyo wabonye, byaba ibyagukozeho ku mubiri, byaba ibyo wahumurijwe nabyo, wasogongeye, byose bishobora kugukomeretsa. Umva rero ijambo ry'Imana muri Yesaya 65 nako 61 haravuga ngo yaje no gukiza imitima ifite imvune, no gukiza imitima ifite imvune. Icyo ni igice cy'ubugingo. Ijambo rya Kristo rero ribasha no kugera kuri ubwo bugingo, rigasana, rikomora, rigakiza ibyo byiyumviro byawe, emotions zawe zakomerekeje n'ibyo wabonye, n'ibyo wumvise. Ijambo rya Kristo rikazomora. Aho ngaho niho rero wumva umuntu akubwira ngo kanaka namubabariye, yarankomerekeje, yarangize gute, ariko namubabariye. Impamvu ni uko ijambo rya Kristo ryaje rirakiza uwo mutima. N'imibiri ijambo rya Kristo rirayikiza. N'ijambo rya Kristo rirayikiza. N'umwuka wacu rero wari warapfuye uzize ibicumuro n'ibyaha, ijambo rya Kristo ryarawuzuye. Rya jambo rizima, mbuto itabora, ryarawuzuye. Ijambo rya Kristo rero ni igisubizo cy'ubumuntu bwacu bwose, cyacu twese. Ni igisubizo cy'umwuka wacu, ubugingo n'umubiri. Kuba rero wagiriwe umugisha wo kubyuka ugashyira urushinge kuri 93 n'igice kimwe kugira ngo tubyumve, n'ubuntu uba wagiriwe, n'ubuntu mba nagiriwe. Rero turashimira Imana. Tugiye rero gusangira. Jewe uvugana namwe ni Ndayisenga Gadi, tukaba turi kumwe muri uyu mwanya, kandi nizera yuko turi bufashirizwe hamwe. Reka twakire n'abandi bavandimwe turi kumwe nabo, abana b'Imana, abakozi b'Imana, abagaragu b'Imana. Reka rero tubahe kaze nabo basuhuze intore z'Imana. Reka duhere kubasangwa. Amen. Imana ishimwe. Amen. Turashima Imana kugira ngo babasangwa ahangaha. Simba no twabaye benshi noneho. Turasuhuje inshuti bavandimwe bakunze ubutumwa bwiza. Dusa nk'abatinzeho gakeya kubera siporo, kandi bari yabwiye Timoteyo ngo kwitoza k'umubiri kugira umumaro muri bike. Ibyo bike rero nibyo byadukerereje, ariko ntabwo twari turi muri siporo, ahubwo natwe tugakoze mu gakeya. Turashima Imana rero, twizashidikanya yuko turi kumwe mu iki gitondo, kandi hari ibyiza Imana duteguriye muri uyu munsi. Tuvuga ngo abantu bitegure kwakira. Ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe n'umushyitsi umwe n'undi wamaze kuba umusangwa. Reka ubwo ndahita mpera, bavuze ngo duhere ku basangwa. Yego. Mikoro ya kabiri
turi kumwe ni Bernard Munyeshuri, ndabasuhuje aho muri mu bice bitandukanye. Data aduhana umugisha. Amen. Karibu. Apostle Namani Mahirwe, ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Abazindutse mugumye urushinge rwanyu kuri 93 n'igice kimwe, Imana ibaha umugisha. Amen. Reka duhe kaze n'umushitsi wacu uyu munsi, ni karibu. Nitwa Pastor Sam Mugisha, newe iteka rikomeye cyane ryo kuba mu materaniro y'abera hano kuri Fine FM. Amen. 93 n'igice kimwe. Yego. Data abaha umugisha cyane. Turanezerewe rero kuba turi hajya turenze 2 cyangwa 3 umubare wa 2 imiterano rende cyane, tutavuze n'abarimo kutwumva, ubushyizemo no ku buhanga bw'ibyuma hariya, ugashyiramo na hariya abari kuri tekinike. Turi benshi nuko iteraniro ni ry'umugisha. Yego turashimira Imana rero kuko iri kumwe natwe. Bibiliya ivuga ngo 2 cyangwa 3 nibaterana mu izina ryanjye, ntabwo bizasaba gusenga no kuririmba kugira ngo Imana ibe iraho. Irahamije ngo nzaba ndi kumwe nabo. Ahangaha rero ntabwo twajya gusenga ngo Umwami Yesu manuka. Ndibuka kera iyo tutanye amaserane twabaza kwaza kumanura umwuka, tukamanura imbaraga z'Imana, ubundi tukarangiza dukubita Satani hasi hariya. Twumva rero ko noneho twinjiye muri mood. Ariko nta mpamvu, kuko iyo turi kumwe nawe duteranye mu izina rye, Bibiliya ivuga ngo nzaba ndaho. akorana nanjye niyo nta wundi muntu mbona ko simba ndi njyenyine. Yego. Ubwo rero nayo ibiri kumwe nanjye cyane. Yego. Burya isezerano rivuga ngo muri bo nzagendera muri bo, nzatura muri bo. Uvuga ngo aho turi ni naho Kristo abari. Muri bande ubwo gade uko bizeye, uko n'ubundi ubushize twaravuze ngo ikiganiro nakagaruka. Yego. Ndumva ariko twavuze kandi koko nakagaruka. Yego. Bishatse kuvuga ngo abantu bari baduteze amatwi ubushize, baduteze amatwi ubushize. Uyu munsi nuko nyine haba haciyemo iyi minsi bagombye bahita bakomerezaho. Niba ari akagaruka, Imana ishimwe ko turi kumwe n'umushyitsi wacu Apostle Namani. Ubushize abantu baravuze bati rwose nyamuneka mwamutugaruriye ku cyumweru akazongera akadusura. Ariko nk'uko yababwiye ntabwo aba muri iki gihugu, aza rimwe na rimwe. Bivuze ngo rero mbese natwe twavuze mu gihe utaragenda, mbese nibomba batamwumvise hano basambye bati ashoboye kuba yarasubiye ahasanzwe aba. Ariko warubivuzeho bati nzaba ndi kumwe namwe, nzagendera muri bo bandi. Ubushize numva niba nibuka neza, Apostle ahantu asa nk'uwasoreje yasoje avuga ati nigeze kubaho nzi ko ndi mu rusengero, ariko nyuma nza guhishurirwa ubutumwa bwiza, ndakizwa, numva ndakize. Ubwo abo bantu si Imana yavuga izagendana nabo, iture muri bo, igendere muri bo. Iti mu buhe buryo? Urabona Yesu ubundi mukuri, iyo ufashe, urabona Luka niwe yanditse urwandiko, niwe wanditse Evangelii, yandika n'ibyakozwe n'intumwa. Hari abantu batandukanye ibyo bitabo bibiri, ariko ni igitabo kimwe. Donc Luka atwereka Yesu abaho mu mubiri. Yesu akora, Yesu asenga, Yesu akiza, Yesu avuga ubutumwa. Mu byakozwe n'intumwa buriya ni Yesu ukomeza gukora iyo mirimo, ariko mu buryo butagaragara, akorera mu ntumwa. Urumva ngo umujyo n'umwe. Niyo mpamvu uva mu byakozwe n'intumwa avuga ngo umwami akomeza kubongerera abizera. Umwami agikomeza gukora, urayibura, ariko yambaye undi mubiri. Urumva rero aho rero tuvuze ngo agendera muri twe, atura muri twe, ufite akomeza akora iyo mirimo ye muri twebwe. Rero mu buryo bugaragara yabayeho nk'umurengezi w'intumwa. Urabona sasa ubu ngubu arimo gukora iyo mirimo y'ubutambyi
arimo gukora iyo mirimo y'ubutambi muri aposo mu mpano Imana yamuhaye, muri wowe mu mpano yaguhaye, urabibona. noneho agakomeza umubiri we, akawukomeza akawukorera, urumva abantu bagashima. burya ni ikosa cyane iyo uvuze ngo ebana ngo twakoze imirimo y'Imana, urumva kuko bizavuga ngo nurangiza gukora ibyo uvuge ngo ndi umugaragu w'imburamumaro. kubera iki? kuko sijye wakoze, njye nabaye igikoresho, icyubahiro kikaba icy'Imana. uko niko rero Kristo atura muri twe, akagendera muri twe, kuko niwe ukomeza gukora. Pawulo yavuga ngo mutange imibiri yanyu, ujya afite ikindi abavuga, bavuga ngo muyimuhe ayambare, we akore. aha Gade urakoze cyane. ni ukuvuga ngo aho nari mvuze kugira ngo wenda twinjire mu kiganiro neza, ni uko ubushize twabonye uburyo umuntu avuka. abantu kandi bakomeje kuduha komenti na mesaje, babyibuke. mesaje niyo yanditse aka kanya mu gihe cyo gusoza turayisoma. ariko abantu bakomeje kumbaza posa nyuma y'uko umuntu avutse, nyuma y'uko umuntu avutse, yego, what next? hakurikiraho iki? yego, hakurikiraho iki? uvuze twavuze ngo twavuga uburyo umuntu avugururwa, nyuma y'uko umuntu avutse hakurikiraho iki? nkabona muri Yohana, reka turebe Yohana ibice 14, ibice 14, kuko mu kinyarwanda ntabwo nkizi cyane, ariko ndakizi. bajyaga bavuga ngo hari inyamaswa imwe ngo ibyara igahita yigendera. Gadi ntabwo ayizi hari sinzoka se. aha urakoze cyane. hano rero Yesu yaravuze ngo Yohana 14:18, sinzabasiga nk'imfubyi, yego, ahubwo nzaza aho muri. amen. iyo hajemo imfubyi hazamo kuvuka. kandi ubushize twavuze ku kuvuka. numvaga rero aposo yaza ku uragadara uburyo ajya avuga ikintu, sibyo? ariko akakivugira hejuru mu bantu bakuze cyane wenda hari, kuko nk'ikintu yavuzemo Yesu, ariko siye numva mu Mwuka Wera, kandi yamuvuze. ubwo abakuze bo babiriye, apfura gusanga abana none kuko twari turi ku bana, twari turi ku kuvuka. none aha ngaha avuga ngo sinzabasiga nk'imfubyi. hajemo imfubyi hazamo umwana, ababyumva barabyumva. kandi nanone hakaba hajemo umubyeyi. yego, nagira ngo mu kanya dufite tuza no gusangira n'umuvandimwe Samu, nawe ni umukozi w'Imana, kandi nawe wahamagariwe mu gitondo. ijambo ryamfashije kandi ijambo ryamfashije ngewe ritarimenyekana. Pawulo avuga ngo kuko nkwiriye kurangiza urugendo rwanjye n'umurimo nahawe n'Umwami Yesu wo guhamya ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. aranabupresiza kuko ubutumwa ni bwinshi. ni bwinshi ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. nguwo umurimo Pawulo yavuga ati rero ngomba kurangiza uru rugendo. abavandimwe turi aha rero dufatanyije urwo rugendo rwo kubwiriza ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. arabivuga neza sibyo? wowe rero uvuga ubundi butumwa bwiza butari ubw'ubuntu bw'Imana, Pawulo yabyise ni ikindi sibyo? abavandimwe turi aha ngaha rero kuko dusangiye uwo murimo, sibyo? ndagira ngo duhere kwa Aposo, sibyo, atubwire Yesu ntazadusiga nk'imfubyi. abantu bibwira ngo yaragiye, avuga ati sinzabasiga nk'imfubyi, sibyo? ubu tubayeho gute, sibyo? urumva niba njye ntasiga umwana wanjye nk'imfubyi mpari, sibyo, ngomba kumureberera kugira ngo hari abantu basa nk'abafite impungenge, sibyo, z'abana b'Imana, nk'aho ari twe tubahetse, sibyo? mbese nk'aho se yabataye, urumva? none abana bati ngende ndi umushumba, ariko ukagira ngo uragiye nk'izawe, nk'aho nyirazo atazireba. reka rero ntizirye mu magambo. Aposo utubwire nyuma yo kuvuka, kuko twarabibonye uyu mubyeyi, sibyo, ariko twe tubayeho neza, n'abatureba turakayangana, n'abandi rero bavuka nta mpungenge dufite, kuko nyirabo
sibyo nyirabo Imana ishimwe ni karibu tuguhaye akanya hanyuma nidusoza turasangira ku cyo umwuka azaba kuba yaduteguriye. Wow, amazing. Turabasuje kandi nanone abo turi kumwe, ndagira ngo dufate umwanya dusobanure kuri icyo kintu umuvandimwe avuze. Aravuze ngo Yesu ubwo yaravuze ngo sinzabasiga nk'imfubyi ahubwo nzaza aho muri. Iryo ni ijambo ryumvikana cyane kuko ntabwo yavuze ko azohereza ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Usonye undi murongo uvuga ko yavuze ngo nzabwira data. Ntekereza ko ariyo confusion iba mu bakristo benshi cyane, rimwe na rimwe n'abavandimwe bababaza bati none imana yanyu mufite imana zingahe? Mufite imana mukagira Yesu mukagira n'umwuka wera. Ugasanga umuntu biramucanze kubera ko atigeze asobanurirwa ngo amenye uburyo imana yagiye ikora cyangwa se igaragara mu bihe bitandukanye. Rero iyo tuvuze ngo ntabwo azadusiga nk'imfubyi tuba tuzanyemo concept ya Trinity cyangwa se ubutatu. Ariko ijambo ubutatu bwera ntabwo riri muri Bibiliya. Ijambo nk'ijambo ubutatu bwera ntabwo riri muri Bibiliya, ariko ntabwo twabyirengagiza kuko abantu basoma Bibiliya babona ibihe Imana yagiye ikoreramo n'uburyo yagiye yigaragaza. Ubutatu bukoreshwa gusa igihe tuvuga gucungura, kuko mu gucungura niho dusobanukirwa icyo ubutatu bwera buvuga. So wahita wibaza rero ngo ubu ngubu abizera babayeho bate nk'uko wari ubajije? Katadusize nk'imfubyi, turi kumwe nande n'ubundi turi kumwe nawe nk'uko umuvandimwe Gadi yabivuze, ariko mu buryo bw'umwuka. Akoresha imibiri yacu ariko ntabwo ari twe turiho. Niko Pawulo yaravuze ngo Kristo niwe uriho muri twe ariko mu buryo bw'umwuka. Mu buryo bw'umwuka. So rero reka twibaze ngo umwuka wera ninde? Kuko niba ari we utubeshejeho, niba ari we udukoreramo, niba ari we turi kumwe, ese umwuka wera ninde? Abandi babaza ngo umwuka wera ni iki bitewe n'uko wigishijwe, ariko umwuka wera si ikintu ahubwo ni umuntu. Akenshi bakunda kuvuga ngo numva ikintu kirambwiye. Ntabwo ari ikintu ahubwo ni umuntu, ariko si n'umuntu ahubwo ni Imana. Niyo mpamvu tugiye kubisobanuraho gatoya kugira ngo abantu bave muri iyo confusion yo kuvuga ko Imana iri ukwayo, Yesu ari ukwe. Yewe ugasanga abantu barimo barasenga batira data Yesu nyitabarire, bagashushanya intebe eshatu mu ijuru y'Imana data n'umwana, ngo bakabona Yesu ngo yicaye iburyo, hanyuma umwuka wera ngo bakabona arimo agenda mu isi kuko umuntu uri hano. Ugasanga n'umuntu yaryama agiye kurota ugasanga arabirose, akajya mu rusengero ati neretswe, nabonye intebe y'Imana y'umweru. Bati irabagirana niyo umupeti we hariya Yesu. Ariko mu by'ukuri ntabwo ariko bimeze, ahubwo concept ya Trinity ikoreshwa muri redemption cyangwa se mu gucungura gusa. Tubona Imana mu masezerano no mu buhanuzi. Imana igaragara mu masezerano no mu buhanuzi. Aho ni mu byanditswe cyangwa se ibyo twita mu isezerano rya kera. Imana igaragara mu buhanuzi ndetse no mu masezerano. Niho ubona Imana irababwira, Imana ivugana na Mose, Imana ivugana na Eliya, Imana ibwira. Ariko kandi ugasanga rimwe na rimwe abahanuzi bagiye bahanura bagiye bavuga ko umwuka w'Imana yabajeho. Bivuga ngo nawe ntabwo ari mushyashya, ntabwo ari mushyashya ngo ni mushya cyangwa se ngo n'undi muntu, ahubwo ni Imana yabazagaho mu buryo bw'umwuka. Hanyuma tukabona umwana muri incarnation cyangwa se mu Imana mu guhinduka umuntu. Imana mu guhinduka umuntu, icyo twita incarnation. Iyo Bibiliya uyisomye igaragaza ko yavutse, ariko mu by'ukuri arimo avugana n'abafarisayo, baramubwira bati nturageza n'imyaka 50, uravuga ngo Aburahamu uramuzi, mwahuriye hehe? Arababwira ngo Aburahamu atarabaho ndiho. Yandi magambo ntabwo twebwe igihe tuzi yavukiye, ntabwo aricyo gihe yavukiye yari asanzwe ariho, kuko niwe wabwiye Mose cyagiye amwigaragariza mu gihu cyaka umuriro, aramubwira ngo nduwo ndiwe. Abisiraheli abafarisayo bo gushaka kumutera amabuye n'abayuda barabimenye ibyo avuze. Baravuga bati urigereranije ushatse kuvuga ko ari wowe ndiho Imana yavuga igihe yavuganaga na Mose, ari we yavugaga, ari wowe.
hanyuma tubona ko incarnation cyangwa se imana mu guhinduka umuntu kugira ngo ibone uko icungura umuntu, kuko yakunze umuntu kandi umuntu yakoze icyaha, umuntu yatandukanye n'Imana kandi nta wundi muntu wacungura undi muntu kuko ni umunyabyaha, kandi Imana nayo ntipfa mu bumana bwayo. So iravuga rero reka agende mpinduka umuntu kugira ngo nshobore gucungura umuntu. So Yesu ni Imana yahindutse umuntu kugira ngo icungure umuntu. Ni ukuvuga ngo ntabwo Yesu ari umuhungu. Hari abantu bajya basoma ibyahishuwe ngo nuko ngo Yohana atangiye kurira ngo yumva ngo marayika aramubwiye ngo wirira intare yo mu muryango w'Yuda. Umuntu agatekereza ko ari nk'umwana w'umuhungu w'Imana wari uri ahantu runaka imyaka 17 13 uti papa ati njyewe ndagenda. Ariko mu by'ukuri ni Imana ubwayo yahindutse umuntu kugira ngo icungure umuntu. So iba mu isi igendana natwe, igendana n'abantu, ariko kandi n'ubundi itavuye n'ubundi aho yari iri. Kubera iki? Yabwiye Mose ngo ndi Imana ishobora byose. Iyo tuvuze ngo Almighty bisobanuye ngo ni Imana ishobora kuba icyo ishaka kuba cyo mu gihe ishaka. So rero niyo mpamvu yabwiraga abigishwa ati nimujya musenga mujye muvuga muti data uri mu ijuru. Yagera imbere akabwira Filipo ati rega burya umbonye ababonye data. So ushobora kugira confidence ati none data ari hano kandi akaba no mu ijuru. Yego, kubera ko n'Imana ibera hose icyarimwe. Hanyuma amaze kurangiza umurimo wo gucungura yakoreye mu mubiri, arongera asubira n'ubundi aho yari asanzwe ari. Yaravuze ngo ndajya kwa data. Abantu bagira ngo ni ahantu runaka, abantu batekereza ko mu ijuru ngo ari hirya y'ibicu, urumva bagahimba n'indirimbo. Ariko ijuru ni ijambo Euphorenia mu Kigiriki bisobanura immaterial world. Ntabwo ari isi ifatika, ni immaterial world. Ntabwo ari ahantu hari umugabane runaka, hari amayesikariye y'umweru, oya, ahubwo ni isi y'umwuka. Niyo mpamvu abakera bapfiraga mu kwizera, ariko ab'uyu munsi bapfira muri Kristo Yesu. Aherwa bapfa bapfira mu Mwami. So rero iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari aho agomba kuba, niyo destination y'ubuzima bwe. Niyo mpamvu iyo apfuye ntabwo yimuka, ni twebwe tumubura mu mubiri ariko aguma aho yari asanzwe ari. Ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu niyo apfuye aguma muri Kristo Yesu. Ni twebwe tutamubona ubu ngubu ariko yagumye aho yari asanzwe ari. So muri Kristo Yesu rero niho mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Amen. Kandi niho mu Mana. Pawulo yabwiye Abakolosayi arababwira ngo kuko mwapfuye. Abantu bagaca akarongo. Kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bishanwe na Kristo mu Mana. Nta juru hanze ya Kristo. Muri Kristo niho mu ijuru, aho Kristo ari. Kandi yabwiraga abagaragara physically. Yes. Nibo yabwiye ati mwarapfuye. Muri iyi minsi arababwira mukabipfa. Yego. Aho Kristo ari niho ijuru riri. Aho Kristo atari ijuru ntarihari. Ni ukuvuga ngo niba ari muri wowe nawe ukaba uri muri we. Experience kubera ko tucyambaye imibiri itaracungurwa mu buryo bwuzuye, igihe cyose rimwe na rimwe usanga utagize iyo experience yuzuye y'ijuru. Ariko niho turi, niho dutuye. Pawulo yaravuze ngo igihe yazukaga yatuzuranye nawe, atwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka, turi muri Kristo Yesu. Uzarebe igihe cyose Pawulo yavugaga mu ijuru yongeragaho muri Kristo Yesu. So aho perezida wa Amerika ari, indege yinjiye muri ihinduka Air Force. Air Force ntabwo ari indege runaka, Air Force One ntabwo ari indege runaka yakozwe mu buryo na tekinoloji n'iki. Ahubwo Air Force One ni indege perezida wa Amerika yinjiyemo. Niba yinjiye muri Air Force One bamaze gukora, bateguye, bakoranye ubuhanga, akaza akagera hano i Kanombe agomba kujya i Cyangugu. Kandi bakavuga ati indege ntabwo ishobora kugwa ku kibuga cy'Icyangugu bitewe n'uburyo ingana, reka akoreshe kajugujugu. Akinjira muri kajugujugu ibibaye Air Force One. Sinari nkazi. Yitiba Air Force One. Ibyarindaga ya yindi nibyo birindiye. Satellite zose ziva kuri ya yindi zikareba iyi ngiyi uko ntiyarimo. So abantu bose bari muri Kristo Yesu baba bamaze kuba ibyaremwe bishya, hanyuma bari mu ijuru. Bari mu ijuru. Abantu babica akarongo. Yego.
hanyuma Kristo amaze umurimo arangije gukora umurimo wo gucungura niho yavugiye aya magambo aravuga ati burya bwose singiye ahubwo muri uyu mubiri ntabwo nzashobora kooperatinga neza ntabwo nzaba muri Isiraheli ngo kandi mbe ndi no mu Rwanda mbe ndi no muri Australia ahubwo ngomba kujya kwa data aravuga ngo nzaboherereza umufasha agenda amusobanura neza uyu mufasha rero ari we mwuka wera ntabwo ari ikindi kintu runaka ntabwo ari uwundi muntu wari ahantu bohereje Holy Spirit akora muri regeneration no kuvuga ngo niwe ufite izo nshingano zo kubyara cyangwa se kugwira nuko tukabona rero Trinity ibi bice uko ari bitatu cyangwa se izi office uko ari eshatu ntabwo ari Imana eshatu nkunda gutanga urugero nkavuga ngo ndi umwe ariko ndi pasiteri nkaba umugabo w'umugore kandi nkaba papa w'abana ntabwo turi batatu ukaba namwe ni kanaka urumva iyo ndi mu rugo iwanjye ndi kumwe na madamu mba ndi umugabo we iyo tuganira iby'umugabo n'umugore iyo ndi kumwe n'abana banahinduye ijwi ndi kuvuga nabaye papa nabaye umubyeyi naba ndi imbere y'abantu ndi kwigisha nkaba nabaye umushumba ariko ntabwo turi batatu ndi umwe so ntabwo Imana izacu ari eshatu ahubwo Imana Kristo ni Imana yahindutse Yesu ni Imana yahindutse umuntu reka mbehere inyuma neza umwuka wera ni umwuka wa Kristo akaba Imana umwuka wera ni umwuka wa Kristo kuko aho wasomye reka mba ariho nza kwifashisha yaravuze ngo nzazaho muri nihuse reka mite dusoma no muri Yohana 14 duhere ku murongo wa 16 kugira ngo bigaragare tubyumve neza ese umwuka wera ni umwuka wa Yesu koko kugira ngo turebe aho ijambo ry'Imana ribivuga nanjye nzasaba data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose ako sinagasimbuka ndaza kukavugaho nyuma niwe mwuka w'ukuri ntibishoboka ko abisi bamuhabwa kuko batamurora ariko kandi batamuzi ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe ndagira ngo abantu basoma Bibiliya bagasoma birukanka bameze nk'abayiti ariko iyo usoma gake ugenda aravuze ngo mwebwe muramuzi kuko abana namwe kandi azaba murimo abana namwe nona nkande nka Emmanuel nk'uko Yesu yabihanuye Imana mu bantu bayo ariko igihe kiraje azaba muri mwe amen so ntabwo ari undi uzaza ni Imana yabaye umuntu iraza gucungura kandi ni Imana n'ubundi iri bugaruke ikaba muri mwe kuko niwe wari umugambi wayo kuva kera yaravuze ngo nzaba muri bo bazaba abantu banjye abana banjye nanjye nzaba Imana yabo kandi igitakaje ntaguce mu jambo igitangaje hano nuko Yesu abwiye abigisha buzuye kamere abantu bakamera akavuga ngo mu mwuka muramuzi kandi umwuka ni ikintu kitagaragara ni spirit urumva noneho abuzuye kamere babwiye ngo uwo mwuka utagaragara mwebwe muramuzi ngo abana nabo reka nanjye mvuye ngo ufite amatwi yo kumva niyumve so uwo mwuka yababwiraga rero yari we ubwe kuko niwe wabanaga nabo aravuga ngo kandi azaba muri mwe arimo arabivuga atarapfa ngazuke nawe azaba muri bo hari point nk'eshatu nshaka kuvuga iya mbere umwuka azabana namwe ibihe byose yego ari ibintu batubwiye mu idini bakakubwira ngo hari ukuntu bakanabishushanya ngo iyo ukijijwe ngo yinjira muri wowe ngo hanyuma ngo iyo ukoze icyaha hari ukuntu aba avuyemo gatoya kagashushanyo k'umutima ngo akaba asohotse bakagutegereza ngo wihane kugira ngo yongere agaruke ariko bihabanye cyane n'ijambo ry'Imana yaravuze ngo icya mbere ni umufasha iyo umuntu agiye ari umufasha aba akiri umufasha
ntabwo aba akiri umufasha. Umufasha agomba kuha akagufasha, kandi ikigaragaza ko ari umufasha ni uko hari ibyo udashoboye. ako kantu rero uramutse hari ibyo udashoboye hanyuma umufasha akagenda, ntabwo yaba akoze umurimo agomba gukora. numva ya myumvire rero ivuga ngo ubu ndashoboye niyo ituma umwuka wera nawe yiyicarira. ngira ngo ufite mise numvira ijambo rivuga ngo ntimukazimye umwuka. mu bindi mvugo, igihe cyose uzumva yuko ushoboye, umaze kuba master w'ibintu, uri maîtrise, uri mwuka wera ubu muzimije. So abereyeho kudufasha. Usomye igitabo cy'Abaroma 8 uhereye ku murongo wa 26 haravuga ngo umwuka wera adufasha mu ntege nke zacu. So mu ntege nke wowe nkurikiye, ntabwo umwuka wera gusiga, ahubwo nibwo akwegera cyane, kuko nibwo umukeneye. muri ya state bavuga ngo waguye, niho ahari cyane kugira ngo agufashe akubyutse, kuko yaravuze ngo azabana namwe ibihe byose. Ntabwo ari igihe wagize imbaraga, ntabwo ari igihe uri mu kwiriza cyane, ntabwo ari igihe uri mu misozi, ahubwo ni igihe cyose, haba mu ntege nke ndetse no muri za mbaraga. aho hantu utandukanye imvugo za Bibiliya, wa mugani hari abantu basoma biruka, ariko hari gusoma unatekereza. ntabwo avuze ngo azabana namwe iteka ryose, azabana namwe mu bihe byose. Urumva unezerewe, wishimye, ahandi uvuga ngo numva ikirere gifunze, ngo iteka ryose no mu bihe byose biratandukanye. nabyumvise. wabyumvise? mu bindi mvugo nta mpamvu yo kugira impungenge abakigo mu bihurimo. yego mu bihurimo, uri kumwe nawe, uri wenyine. Haleluya. Aravuga ngo icya kabiri, aravuga ngo muramuzi kuko abana namwe, muramuzi. Aravuga ngo abadashobora kumubona n'ab'isi, kuko bo batamuzi ntabwo bamurora, ariko mwebwe muramurora. hanyuma avuga irindi jambo ngo abana namwe, ariko azaba muri mwe. Abefeso 1:13 umurongo waho wa 13 n'uwa 14 aravuga ngo niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri, aribwo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu. Ijambo ry'ukuri ni iki? Ni ubutumwa bwiza, niryo jambo ry'Imana. kandi mumaze kwizera, niwe wabashyizeho ikimenyetso, aricyo mwuka wera mwasezeranijwe. 14 uwo twahaweho ingwate yo kuzaragwa wa murage kugeza ubwo ab'Imana yaronse izabacungura ubwiza bwayo bushimwe. Amen. Ngo uyu mwuka nari buza kubivugaho, reka mbivugaho mvuga ku mimaro y'umwuka wa, cyangwa se umumaro w'umwuka wera. nari maze kumusobanura yuko ari Kristo n'ubundi wagarutse, yaravuze ngo abana namwe, ariko azaba muri mwe. hanyuma kandi tukabona ko ntabwo aza nyuma, ahubwo niwe utangira ibintu. ntushobora kuvuka ubwa kabiri atari umwuka. Umwuka wera niwe ubyara. ubu abantu bajya kumusengera, abantu bagafata amasengesho y'iminsi 5 yo gusaba umwuka, kandi ari abakirisitu. umwuka wera muzi, abantu muduteze amatwi, wenda ubwo mwe ntimwamusengeye, urumva, ariko niba mutamusengeye mukaba mwarizeye, kwizera egari umwuka wera, egari Imana muri wowe, kugufatisha amasengesho y'iminsi 3, sibyo ngo ujye gusaba umwuka. aho ngaho wekomeza. ntushobora, niba uri umurokore cyangwa se warabyawe bwa kabiri, ko wabyita kose, uri icyaremwe gishya, ntushobora kuvuka udafite umwuka wera, kuko kubyarwa ubwa kabiri ni ukubyarwa n'umwuka. tugendeye ku ijambo ry'Imana, Yohana 3:6, ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. ushobora kuba icyaremwe gishya utabyawe n'umwuka. bivuga ko ari agahungu kanjye kari kuri tekinike, sibyo, umunsi kavukaga, DNA yanjye yari isohotse cyane. byaba bibabaje rero uvuze ngo mbyaye umwana, hanyuma nyuma agomba kurwana kugira ngo agire DNA yawe. noneho Bernard araza kujyamo nyuma. ariko ibi bintu, ariko nibyo nyine mufashe hano, kuko uyu munsi hari confusion ihari ikomeye. umuntu burya hari etape yo kuvuka ubwa kabiri, hakaba na etape yo kubatizwa mu mwuka. iyo gihe kugeza iyi saa biracyancanga, kuko biravuga ngo
abo ntibabyawe n'inyama ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Yesu akavuga ngo Imana ni umwuka. None nkibaza uwabyawe n'umwuka, icyo kintu wavugaga wabyawe n'umwuka, ni ukuvuga ngo Imana imupasiye, reka nkoreshe iyi terme y'abanyabwenge, Imana imupasiye ADN yayo. Iyi etape yindi yo kubatizwa mu mwuka, iyo uvuze kubatizwa mu mwuka ntawe biba bitandukanye no kuvuga ngo mbatizwe muri Kristo, kuko Kristo niwe mwuka. Urabona, kandi ntabwo bitandukanye no kuvuga ngo mbatijwe mu Mana, kuko Imana nayo ni umwuka. Rero izi etape kuko urabona hano batubwiye ngo namwe mumaze kumva ijambo ry'ubutumwa bwiza bw'agakiza kanyu, mumaze kwizera uwo mwanya igikurikiyeho niki? Muhawe umwuka mu buryo bubiri. Ikimenyetso de ingwate. Ari wasanga turimo kuvuga ibintu Apostle yaragiye kugeraho buryo, kuko yari atari yarangiza umumaro. Reka twihangane tubaza kubibaza, ukomeza urangiza umumaro. Yego, dore tubaza ko nanjye ibibazo ndabifite. Icya kabiri, umwuka wera ni garanti yuko dukijijwe. Niwe garanti ko dukijijwe kandi agakiza kacu akatazarangira ejo. Yaravuze ngo yamubahayeho ingwate. Abantu bazi ingwate muri banki, ujye gufata ingwate, yego, gutanga ingwate, gusaba inguzanyo, utanga ingwate iruta inguzanyo uri gufata. So yaduhaye umwuka, avuga ngo umwuka wera ubwe aruta ijuru twasezeranijwe. Muva navuge mu ndimi nuko nafite impano yo kuzisobanura mu materaniro. So umwuka niwe kimenyetso simusiga yuko dufite ijuru, yuko twahawe agakiza. Yohana 14:26, reka tubanze mu Bakorinto ba mbere 2:12. Ubwo sinahagusomera. Abakorinto ba mbere 2:12. Yohana 10 na kangahe? Abakorinto ba mbere 2:12. Okay. Abakorinto ba mbere 2:12. Haragira hati ngo ariko twebweho ntitwahawe ku mwuka w'iyi si, ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Mana, kugira ngo tumenye iby'Imana yaduhereye ubuntu. Hanyuma ikindi, umwuka wera atwigisha mu kuri kose. Yego, mu kuri kose. Iyo bavuze ukuri kose, umwuka wera kutwigisha, ntabwo atwigisha nk'umwuka. Niho hantu ushaka kugira ngo nze gutinda cyane mu minota mike, kuko niba hari confusion iri mu rusengero, ni abantu bazavuga ngo umwuka yambwiye, umwuka yambwiye, umwuka yambwiye. Nsomera muri Yohana 14:26, turebe iki kintu gatoya. Aravuze ariko umufasha ari we mwuka wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, abibutsa ibyo nababwiye byose. Iyo ataza kongera iryo jambo rya nyuma yavuze bwa nyuma, bari tugize ibibazo. Ariko n'uyu munsi abantu ntabwo barabisobanukirwa. Avuze yuko umwuka wera niyaza azabigisha byose, ariko ntarekeye aho, aravuze ngo azabibutsa ibyo nababwiye byose. Ngo umwuka wera mu kutwigisha ntabwo ajya hanze ibyo Kristo yavuze, ntabwo avuga ibye. Hari nawe yabivuze, turaza kwasoma. Aravuga ngo ntabwo azavuga ibye ubwe, ngo ahubwo azenda ku bya Data aba ari by'abahereza. Ni ukuvuga ngo umwuka wera mu kutwigisha ntabwo ajya hanze y'ibyo Kristo yavuze. Haleluya. Ntabwo ajya hanze y'ibyanditswe. Nawe atwigisha in the confine, muri iyo korotire y'ibyo Kristo yavuze. So rero abantu benshi baravuga ngo umwuka yavuze, wagenzura ugasanga ntabwo umwuka yabivuga, n'amarangamutima ye, ariko bitewe n'uko atigeze yigishwa akavuga ko ari umwuka wabimubwiye. Ikindi cya kabiri, umwuka wera ntabwo yashyiriweho kwigisha nkawe hanze y'umuntu. Umwuka ntabwo ariho kwigisha hanze y'umuntu. Kapasite yo kutwigisha yigira iyo ari muri twe. Bivuga ngo iyo wicaye imbere y'umwigisha w'ijambo ukaba urimo wiga, umwuka wera arimo arakwigisha. So abakozi abantu benshi bajya bavuga ngo ngewe ngo umwuka wera ngarukora nyigisha, ugiye ngibyo abantu bavuga ngo biba byanshanze, umwuka ngafite uburyo nganyigishiriza. Umwuka ntashobora kukwigisha hanze y'abantu. Niyo mpamvu usanga dufite ijambo ryahanuwe, dufite ibyanditswe,
umwuka iyo akwigisha n'ubundi aguma mu byanditswe ntabisohokamo ariko kenshi akoresha n'ubundi abantu mu kukwigisha bivanaho urujijo rw'abantu babyuka mu gitondo ngo nari ndyamye ngo mbona ngo itara ngo mbona ngo urumuri rwinshi ngo ruramurikiye. Akenshi ni inzozi za malariya. Iyo umuntu afite malariya hari ukuntu agira ikibazo akarota akabona ibintu akabona ari kuguruka akagira gute. Rero dutandukanye inzozi za malariya n'iyerekwa, kuko amayerekwa yose yahagarariye kuri Kristo. Iyerekwa ryose ritari Kristo ni ubuyobe. Iyo umuntu avuze ngo neretswe namwe mbwira weretswe iki, iyo numvise atari Kristo ni ugushyira muri dustbin. Abantu benshi bahagaze ku bintu bavuga ngo ni umwuka wabigishije ariko ntibasobanura uwo mwuka ni uwuhe mwuka, kuko imyuka ni myinshi. Hari abantu bigishwa ibintu byinshi ariko umwuka iyo yigisha ijambo rya Kristo azampamya. nahise avuga ngo mugende mubwire abantu. Yagomba kohereza umwuka gusa akawohereza muri Afurika, hanyuma Afurika tukigishwa. Ariko rero yavuze ngo mugende muhere i Yerusalemu ni Samariya na hehe muvuga ubutumwa bwiza. Bivuze ngo ni umwuka wari ugiye ariko ugenda mu kwigisha. Urakoze cyane. Hanyuma encounters, personal encounters cyangwa se ibihe abantu bagirana n'umwuka ntibikwiye guhinduka doctrine. Ndavuga izi encounters abantu bagira mu buriri basenze bagize gute, ibyo akenshi aba ari ibyabo ku giti cyabo. Ariko twagiye tugira ikibazo cy'abantu bagiye bazenguruka igihugu ngo navuye ikuzimu, ngo nabonye ibi ngibi, Imana yaransuye, ugasanga bavuga ibintu bitandukanye n'ibyanditswe. So umwuka ntavuga ibitandukanye n'ijambo ry'Imana. So biroroshye kumenya icyo umwuka avuga, biroroshye kumenya icyo umwuka yavuga n'icyo atavuga. Icya kane aravuga ngo azababwira ibyenda kubaho. Yohana 16:13 umurongo wa 15 wageze dusomere. Yohana 14:16 kugera hafi usoma uwo murongo. 16 umurongo wa 13 kugeza kuri 15. Yohana 16 umurongo wa 13 haravuga ngo uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga ku bwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. uwo azanyubahiriza kuko azenda ku byanjye akabibabwira. Ibyo data afite byose ni ibyanjye, nicyo gitumye mvuga nti azenda ku byanjye abibabwira. Yesu arimo arakora emphasis, arimo arabyemeza avuga ati uyu mwuka niyaza muzamumenya ko avuye kuri jye, kuko ntazavuga ibye, azanyubahiriza, ntazigera ajya hanze yanjye. So igihe cyose umuntu avuze ibintu kumva bitandukanye n'ijambo ry'Imana, ntakabeshyire ngo ni umwuka wabivuze, ukaburamo Kristo. Ukaburamo Kristo, kuko uyu mwuka avuze ko azamwubahiriza, azavuga ibye, azenda kubye akaba ari byo atanga. Arangije aravuga ngo kandi azabayobora mu kuri kose, kandi azababwira n'ibyenda kubaho. So icyo nashatse kuvugaho cyane ni azababwira ibyenda kubaho. Umwizera ntabwo ari impumyi. Umwizera ntabwo ari umuntu ugenda mu buzima atazi ubwo aribwo. Ushobora kuba utariga, utaragera ku rwego rwo gutangira kumva, ariko iyo umwuka ari muri wowe, iyo wizera Kristo, ntabwo uri umuntu w'impumyi, ntabwo uri umuntu ibintu byikubitaho, ntunakeneye abantu zo kukubwira ngo ejo bizagenda uko, kuko uyu mwuka uri muri wowe avuga ngo azababwira ibyenda kuba. Ntabwo muzagendera mu buzima buhumye, ntabwo muzagendera mu buzima butazi igikurikiyeho. Niyo mpamvu uzumva umuntu avuga ngo kandi ngo nabyumvise ngo numvise ikintu kimbwira. Ntabwo ari ikintu cyakubwiraga. Iyo umuntu wese w'umwizera niyo avuga ngo nakoze ikosa ngo ntabizi, ngo hari uburyo ububizi, hari uburyo ubimenya. Yohana we abivuga yaravuze ngo gusigwa mwasizwe kuguma muri mwe. Arangije avuga ngo uku gusigwa rero ngo kwatumye mumenya ibintu byose, you know all things. Hari uburyo umwizera, ntabwo mfite uburyo nabisobanuramo, ariko hari uburyo iyo umuntu amaze kwizera, niyo uhuye n'umuntu mukaganira, hari mbega all knowing, agapariti ko kumenya ibintu byose kakuzaho. Ngo ushobora
ukora akantu ukavuga uti ibi bintu ndumva nari mfite uburyo, nari nzi uburyo nabikoramo. Nshatse kubisobanura muri ubu buryo mbwira abantu ngo nta muntu n'umwe ushobora kuba ari umwizera ngo akomeze agwe mu bikosa bimwe bimwe ngo ntabyo azi, akomeze akora ibyo ashatse ngo ntabyo azi, kubera yuko iyo wamaze kwizera hari ubumenyi wakira. Ikigiriki bavuga ngo ni epignosis, complete knowledge, ubwenge bwuzuye bw'ubumana bwo kumenya icyo gukora, kugikora ryari, kugikorera hehe, biraza bikaba muri wowe, ku buryo iyo bitabaye ntabwo uzitwaza ngo ntabwo Imana yigeze ikuba hafi ngo ikubwire icyo gukora. Cyane cyane nk'abantu bakunda kuvuga ngo naragaciye ngewe nagaciye mu buzima bwanjye, umuntu azakubwira ngo burya nawe ngo uri umuntu, kuvuga ngo nawe uri umuntu, ngo urasanga abapasiteri ntimwambaye umubiri, uvuga ngo uyu muntu arimo arashaka kugukura muri wa mwanya ngakujyana ahantu nawe umeze nk'abandi. Ariko nagira ngo mbwire abantu badukurikiye, niba wizera Kristo ntabwo umeze nk'abandi, ufite ubumana muri wowe. Uyu mwuka wera ni Imana ubwayo ibana nawe. So umwuka wera kuba mu muntu, nsoza kugira ngo tujye no mu bibazo cyangwa se n'abandi bavuge, umwuka wera kuba mu muntu nicyo bita ijuru n'isi. Ijuru n'isi riri hamwe, wowe uri igisobanuro cy'ijuru n'isi. Ni Imana mu muntu, aricyo cyitwa umwana w'Imana. So umwana w'Imana ntabwo ari umuhungu uri ahantu mu ijuru runaka bahamagara ngo ngwino hano. Umwana w'Imana ni kombinezo y'ubumana n'umuntu, ariko abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Kuba umwana w'Imana ni ikigaragaza yuko umwuka atuye muri wowe. So uyu mwuka rero akomeza kukwigisha, akomeza kukuyobora, akomeza kugutunganya, akomeza gusohora ya DNA y'ubumana iri muri wowe kugira ngo igaragare. Ariko nicyo umuvandimwe yavuze, aravuga ngo nimukazemye umwuka wera, don't frustrate the Holy Spirit. Umwuka wera uwemerere umwuka wera. Pawulo akomeza guhugura amatorero, ari n'ijambo yavuze, aravuga ngo nimuyoborwa n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Ariko iri jambo rirakomeye. Mu yandi magambo, nimwita cyane ku cy'Imana yabagize, nicyo muzatangira guhinduka cyo. Muri imigira ngo yari yarisobanukiwe, arangira aririmba aravuga ngo nutumbira Yesu uzasa nawe. Ngo uko ukomeza kumutumbira, nimuyoborwa n'umwuka, ntabwo ari ukugushyira imbere ngo tugende, ahubwo nimugira ubwenge, nimusobanukirwa yuko ari muri mwe, ntukacira kuhakura kwigisha, ukamugirira icyizere, ngo kamere yawe izatangira gutakaza agaciro mu buzima bwawe. Rero ubuzima bwo gukura no guhinduka kw'intekerezo cyangwa se kuvugururwa ni uruhare rukomeye cyane rwa mwuka wera mu kukwigisha binyuze mu byanditswe, binyuze mu ijambo ry'Imana. Kandi ijambo ry'Imana n'ubundi twigishwa n'ab'Imana yadushyize imbere, za mpano twahawe mu Befeso, kugira ngo turusheho gukura, umubiri wa Kristo wubakwe. So umwuka wera niwe ugira urwo ruhare buri munsi no kutwigisha no kudukuza tukagera ku rwego rwiza. Amen, amen. Reka nongere mvuge ngo nimushyiraho urushinge 1:10 kuri Fine FM 93.1, aho muzahakura gukura. Kuko twabonye ko apozo nta kintu tuvuga ahangaha, sibyo, ni Kristo. Kandi tubonye yuko umwuka wera umwuka wera nta handi hantu azatwigishiriza, ni mu ijambo ry'Imana. Pastor Sam, karibu nawe humeka ku mwuka wera. Haleluya, amen. Nigeze kumva umuvandimwe Gadi asa nk'ugiye kwinjira mu kintu cyitwa umubatizo w'umwuka wera. Iyi ni imwe mu nyigisho ikenewe cyane ku muntu wavutse ubwa kabiri, ariko ikigishwa neza kuko yigishijwe nabi. Ikibazo gihari si uko uwo mubatizo utabaho, ikibazo gihari ni uko wigishijwe nabi. Njyewe ubwanjye ni mu bantu bamaze igihe kinini nsenga kugira ngo mbatizwe mu mwuka wera, kandi ntabwo nigeze mbatizwa.
kandi ikibitera n'inyigisho mbi nta handi hari ikibazo kiri mu nyigisho no kudasobanukirwa amagambo ya Bibiliya cyangwa se ngira ngo n'ururimi rwacu rukene rimwe na rimwe hari amagambo mpura niyo muri Bibiliya nkumva iyo ngira ubushobozi buyahindura nari kuyahindura mu buryo ki yanditsemo ariko urugero iyo tugiye kubatiza abantu mu mazi menshi cyangwa iyo twajyaga kubatiza abantu mu mazi menshi kuko si ni umurimo nakoze ariko maze igihe kinini ntakora ariko uvuga ngo ndakubatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera ariko nyuma kandi ukazamusaba kubatizwa mu Mwuka Wera nyuma uri mwumva ibyo bintu abantu nanjye numvishamo ikibazo ndakubatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera nyuma yaho umaze kumubatiza uzongere kandi utangire kumwigisha no kumusaba gusengera kubatizwa mu Mwuka Wera mbere uzaba wamubatije mu mazi gusa urumva ko mbere niba mbere wabatije mu mazi afazari numva aribyo byakumvikana niba mbere utaramubeshya ubu urimo uramubeshya byanga bikunda hamwe hari ikinyoma ariko dore ukuri numva ni uku nguku si nuko numva ni ukuri kw'ibyanditswe byera igihe cyose ufite Kristo wakiriye Yesu Kristo muri wowe ubatijwe mu Mwuka Wera haleluya kubatizwa ni igikorwa kiba rimwe bikaba bihagije iteka ryose kandi kigakorwa na Kristo ubwe nta ruhare rwa pasiteri nta ruhare rwa porofeti yego ni umurimo ni igikorwa cy'Imana yikorera ariko ntushobora kuba uvuga ngo ufite Kristo ariko ntufitemo Umwuka Wera awu dukurikije n'ukuntu apostol amaze kubisobanura nibyo navuze ntushobora ngo nabyaye umwana ngo ariko ngo nta deni yawe liberenari muri uwo mwana yego iyo umwana wanjye yego iyo umwana wanjye ari hariya liberenari uri muri uwo mwana yego ubundi niwe uba wigenga yego n'ubuzima bwanjye bwavuyemo n'umudamu sibyo burasohoka burema undi muntu hariya nta handi hantu hari abari babiri Imana yabagize umwe sibyo yego kubera ngo uwo mwana ni umufata wanjye n'umudamu wanjye ngo ntabwo ubonamo abo bantu abantu bumve niba babona umwana w'Imana none ushatse gufata umwana w'Imana n'Imana ubashyize ku ruhande none ubungisha ikintu cyitwa kubatizwa mu Mwuka kubatizwa mu Mwuka akaba aricyo kibunga kuza kuba berenari umwana wanjye ari hariya wanjye pana amfadoptif wanjye nabyaye mu maraso yanjye noneho ugiye kumubwira uburyo ashobora kuba berenari ibyo bintu bitubera ikinyigisho kabisa igiye gukomeza ikintu nemera ko gikenewe ni ikintu cyitwa kuzura Umwuka Wera nanjye nuko kuzura Umwuka Wera nacyo iyo tugiye kubisobanura nk'uko nguko wumva iryo jambo naryo ngira ngo ryari guhinduka ariko umubatizo wo niba warakiriye Yesu wabatijwe mu Mwuka Wera ntabwo ukeneye kujya ku musozi mu mazi Imana ishimwe ibintu bimwe mu Rwanda nk'ibyo ngibyo byagiye kubera umutekano w'Abanyarwanda bagiye icyo kirumvikana ndetse waba umwana w'Imana ukagira umwuka w'igice icyo nacyo ukimbwira oya nisho kuko numva aho ngaho impamvu ndimo kuvuga niyo mpamvu nakubwiye ngo ikibazo kiri mu busobanuro nabwo Bibiliya irabivuga hari aho Bibiliya ivuga mu Befeso ngira ngo ikavuga ngo ntimusimbe inzoga yego zirimo ubukubaganyi yego ahubwo mwuzure Umwuka Wera ntabwo ari ikibazo cy'uko ufite umwuka w'igice ikibazo kiri mu busobanuro bwabyo uku kuzura umwuka ni igikorwa ni nka cya kindi apostol arimo kuvuga cyo gutumbira n'ubundi cyo gutumbira cyo kibaho gihoraho kandi kuko n'intumwa na ba Petero hari aho bajya kumva ngo bujujwe kandi turibuka ko mu bice bibiri barabatijwe urakoze cyane ariko hari ikindi gihe cyabagamo barangije gusenga ngo aho bari bateraniye ngo
hahinda umushyitsi ngo buzuza umwuka wera urumva ko ni igikorwa cyari kontinu kuzuzwa gihoraho yego igihe cyose nk'ubu ngubu ahangaha nta kuntu wambwira ngo ntabwo turimo kuko ngo nawe barimo kuzuzwa amavuta arimo kumanuka tutujujwe ahangaha ubwo kuzuzwa yego ahubwo n'abaduteze amatwi nabo batujujwe kandi murebe buriya ntabwo ushobora kuba wujuje umwuka wera utujuje ijambo ry'Imana nabirebye urabona Bibiliya iravuga ngo ubutumwa bwiza mwumve iki kintu ubutumwa bwiza ni bunkoze isoni kuko ari imbaraga y'Imana mpagarariraho ni imbaraga y'Imana noneho hariya batubwiye ngo uwo mwuka naza azabigisha byose ahandi ati ngo anabayobore muri byo azaba yabigishije mu kuri kose muri Tito tuvuga ngo ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse bugira gute butwigisha hariya Yesu avuze ngo umwuka azagira gute azabigisha muri Yohana bakavuga ngo yari yuzuye iki n'ukuri urumva rero ubutumwa bwiza ni imbaraga kandi nibwo butwigisha noneho Tito abwisa ubuntu hariya Yesu abwisa umwuka ntabwo ushobora kuzura umwuka utuzuye ijambo ry'ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana mumbabarire iryo jambo niba ndiharaye mumbabarire ni ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana ababyise ngo ni inzaduka ariko mujya mubyumva namwe cyane bagiye bakaduka mu byakozwe n'intumwa 2024 akariho badukira aho ngaho mu kinyejana cya mbere ukaduka icyo gihe yego cyakora aho nabyemera kuko paravuze ngo nze mu banyamahanga kubabwiriza ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana kandi nabwo mu gice cya mbere cy'Abaroma ntabwo yavuze ko bwari ubutumwa bw'Imana Imana yasezeranye n'abakuruza gukanwa k'abahanuzi mu byanditswe byera kugira ngo nubwaje icyo gihe nubwo yasezeranyije ba sogokuruza ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana muri twebwe yego buvuga ko umwana w'Imana wavutse urumva rero baduhaye ikindi bafite ubutumwa bwiza sibyo bw'ubuntu bw'Imana ari bwo bwabwirijwe kera na ba Aburahamu nibwo babwirwaga hanyuma haje ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bateye bw'ubuntu mubireke mu mugumane bwiza butari ubw'ubuntu ni ikindi ubwavuzwe kera mu kanwa k'abahanuzi buriya na Yesaya urabona ko ni igitabo cyo mu isezerano rya kera buriya mu mashuri ya Bibiliya igitabo cye bakita ubutumwa bwiza bw'isezerano rya kera kuko Yesaya avuga urupfu rwa Kristo akavuga umuzuko akavuga na bwa bwiza Petero yavugaga hariya akabuvuga rero icyo gitabo bakakita rero ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana mu isezerano rya kera amen rero iyo Paulo avuga ngo buvuga iby'umwana ngo ubutumwa bwiza bw'Imana bwavuzwe kera mu kanwa k'abahanuzi mu byanditswe byera ubundi abashaka kuvuga ko ibyo by'umwana w'Imana uyu munsi turimo kwamamaza twebwe intumwa ni ibintu byavuzwe n'abahanuzi mu byanditswe byera kandi icyo nshima uzi yuko Paulo atavuga ngo mu mategeko avuga ngo mu bahanuzi mu kanwa k'abahanuzi bivuga ngo biriya byo mu mategeko byabaye konkretize byabaye konkrete byarafatitse mu buhanuzi ariko mu butayu batamba ibitambo bavuga gutya ntibamenyaga ibyo ari byo babonaga ni ibintu bakora umugabo yujujwe kandi hari ikintu we ahanuye kandi kibaye ukuri avuze ngo twebwe intumwa ntabwo yari yabyumvise avuze ati twebwe intumwa hari n'abantu bibwira ngo njye mba nta n'umuntu wanyemeka kuba intumwa y'ibyo uko intumwa igirwa intumwa n'uwayihaye ubutumwa udafite ubutumwa ntabwo waba intumwa igahumura intumwa igahumura urakoze cyane igahumura kuba intumwa n'icyo ivuga
urumva ko gadi aba apostle niwe ubyihanuriye twumvikane nawe ubwo arikanze ariko ubu nimvuga apostle gadi numvaga muri igihe mvuze intumwa za zindi zo yavuze ngo twebwe intumwa. niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo itorero rya Kristo ryubatse ku musingi w'intumwa n'abahanuzi. iyo bavuze intumwa n'abahanuzi ntabwo bavuze abapotre cyangwa se abahanuzi bitwa abaprofeta, ahubwo bavuze ibihe bibiri. Bivuga ngo ubutumwa abahanuzi batangaga ku isezerano rya kera n'izabujyanye n'iziri kubujyana uyu munsi. ubwo butumwa ni bumwe, ni uwo musingi. uraguma inahangaha ni umusingi. hari ubuhanuzi ubwo kandi bwari Kristo. noneho nakaba n'ababujyanye nabo bagomba kuvuga Kristo. ntabwo ari ziriya Pawulo Petero ni message ni bagade ni basabu. ikiganiro cyafashwe no kuri video njyewe reka nsoze ndashaka kureba muri kamera negere mikoro ndebe no muri kamera. umuntu ufite Yesu Kristo muri wowe wabatijwe mu mwuka wera byararangiye hanyuma igihe cyose urimo kumva ijambo ry'Imana, haleluya, igihe cyose urimo no gusangira ijambo ry'Imana, uba urimo kuzuzwa. amina. ubwo ni ubuzima bugomba guhoraho, ubuzima bwo kuzuzwa tugomba kububamo buri munsi. So warabatijwe rimwe byararangiye, nta n'icyagukuraho uwo mubatizo. nta cyagukuraho. umwuka wera ni ingwate, Apostoli yabivuze. icyo gikorwa cyararangiye, ni ikimenyetso cy'uko uri umwana w'Imana. niyo DNA wahoze uvuga unagiranya n'uriya muhungu wari muri tekinike. uri umwana w'Imana, iwanyu ni mu ijuru, ntibishidikanywa. hanyuma ahubwo ufite inshingano yo guhora wuzuzwa. wuzuzwa ryari? wumva aya magambo, wuzuzwa uvuga aya magambo, urimo kuzuzwa. ngo aya mategeko yanjye muzajye muyavuga mwicaye, mugenda, muryamye, ubundi ukuzuza. yavuze amategeko ntimujye kwa Mose bavanye. n'aya magambo y'ubugingo uyatekerezeho, uyavuge, uyasubize. nturuhumuruho na rushya. nturuhumuruho na rushya. ugiriwe amahirwe yo kumenya ibintu kare. njye nabimenye, ntabwo mwe munzi cyane ubuhamya twibwira ubutaha. njye nyambwira abantu sinkunda kugasiga iyo mvugana n'abantu ubutumwa bwiza. nabatijwe muri 1998, mba pasiteri 2012, nkizwa muri 2020 tariki 8 z'ukwa kane. amen. ubwo buhamya hari undi muntu wabutubwiye. ndakwibikiye uzaza ubutubwire neza. rero nturuhumuruho kubanza kubatizwa no kuba pasiteri ngo hanyuma uzakizwe nyuma. nturuhumuruho kubanza gutanga ibya 10 n'amaturo no kwitanga no kubaka insengero n'iyindi hanyuma ngo uzakizwe nyuma, cyangwa ntuzanakizwe. ariko reka twese twarakizwe. miliyari 8 ziri ku isi barakijije, ariko byibuze reka mvuge kwakira. naho twese twarakijije, n'abazaza nyuma barakijije, kuko ni igikorwa cyabaye mu myaka myinshi kera. ngo ni ku musaraba ubu oya warakijijwe, ariko byibuze ntuzabimenye nyuma warabanje kuruha iyo mirongo, cyangwa wakira agakiza. nasanze yo kwakira agakiza, kandi nicyo kituzindura hano. wakwakiriye agakiza, ntabwo twakubwira kwakira agakiza kadahari. agakiza karahari. cyakora bamwemeye bakigira izina rye. turakubwira ngo none ukakire. Imana ishimwe cyane. abamwemeye bakize izina rye. bari uduteze amatwi. hari ikintu bita umusogongero. ikibazo abanyamakuru ntibakivuga umusogongero w'imvaho. hagiye bayivugaga ubwo tujya kuyigura ukavuga uti yizane. hari n'umuntu wari uzi kuyitanga. ubu bavuze umusogongero w'imva, umusogongero gusa. iyo sira cyabaho ibaho buriya online. ariko noneho buriya abantu duteze amatwi hari ikintu basogongere Samu. hari ikintu basogongeza. nubwo Apostle Namani dushobora kumurekura mu minsi mike, yani turi kumwe, ariko buriya Samu
ndababwiye ngo Samu arahari, amakuru mfite nuko we arahari, arabasogongeje rero ashaka kuzatubwira uburyo yakijijwe akabatizwa akaba hari yabatijwe akaba pasiteri hanyuma nyuma akaza gukizwa kugira ngo nawe uruhuke. Imana ishimwe cyane. Reka rero reka duha abantu umwanya bujujwe, sibyo gashi? Abantu bujujwe bitandukanye no gutitira. Ubundi agiye bigisha ko utagira gutyo ukawusuzuzwa kugira ngo umenye ko wujujwe neza, sibyo? N'ukuri butigiti cyangwa uvuge mu ndimi cyangwa uri buvuge mu ndimi, ariko ibintu byo gutitira n'indimi wujujwe ko uri indimi urazivuga, abo gutitira, sibyo? Kugira ngo uzivuge kuko n'indimi zafashe ko ari ikimenyetso kimwe kigaragara kiranga umuntu wujujwe, kandi sibyo ni kimwe kuvuga mu ndimi, ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko wuzuye umwuka. Ushobora no kuzuzwa ukarira. Simbise Abikorinto ntibavugaga mu ndimi, Abikorinto ntibavugaga mu ndimi, ariko se Pawulo yarimo kutubwira ubuhamya bwabo, ubabona gute? Abantu bakamere ariko bakavuga mu ndimi. Bavandimwe rero, ariko iyo wuzuye ijambo nk'uko pasiteri abivuze, ukarya ukaryuza ukaryongera, ubu rutare kabisa. Bavandimwe, tuzi neza yuko iyi minota yacu kandi ari nayo yanyu y'isaha n'igice tumara, ndabizi neza yuko muzi ko ari mike. Uzi impamvu tubana mike nuko tuba twujujwe. Yego, ubundi twumva twakomeza tukageza nka saa yine, sibyo? Ariko niba dutuma kuri nyiri radiyo tuzageza saa yine. Yego, niba mudutumaho batikaba abantu ndetse bakajya bageza saa yine. Yego, ubwo uko bamudutumaho barabyumva, ibyo tuzageza saa yine. Ariko iyacu ngiye, reka rero duha abantu umurongo ni 0783 70 hanyuma bahamagare. Abanditse message ushize barazanditse sinazisoma, ariko ubu nabwo zirahari tu. wakoresheje umugozi byago. Hari yavuze ngo hari SMS nohereje yanga kuza, nyohereza kuri WhatsApp kubera ikibazo cya connection. Okay, reka nze ndebe WhatsApp. Urakoze cyane. Aha tuba turi mu iteraniro bavandimwe ry'abantu bateraniye mu gihugu hose, bari mu gihugu hose. Abo bose babasha kudukurikira, ariko bashobora no kudukurikira kuri wanditse inzira yo kwera kuri YouTube, ubasha kubona ibiganiro byatambutse ahangaha. Ubasha kujya kandi kuri The House of Good News. Byivuye ntabyivuga nabi. Ushobora kujya kuri YouTube ukandikamo The House of Good News. Aho ngaho nabwo ubugeze ku gicumbi cy'ubutumwa bwiza, ukabona Apostle Namani. Niba wumva wari ukimukumbuye ukomereza aho ngaho urebe izindi nyigisho. Reka twita uyu nguyu. Allo, nkoresha. Okay, ndabona dukoresha umugozi. Okay, nawe urahagera. Uyu nguyu ubanza abafite amayinite yo kubipa babe bihanganye. Ego, ndabasuhuje Bernard na Gadi namwe mwese. Urakoze cyane, zamura mikoro. Imana ishimwe cyane. Zamura hano. Uyu munsi rero wari ugiye kuba nk'igihe Yesu yari ari kumwe n'abandi bifuje ko baca ingando. Mu by'ukuri uburyo twujujwe iyo biba nk'icyo gihe tuba dusabye. Ariko ni ukuri pe, Imana ishimwe cyane kuko umwuka wayo yatubashishije ni ukuri gusobanukirwa icyo yadukoreye muri we. Noneho rero ikintu mukwiriye gufasha abantu nuko na SMS nabikubwiye ko nayohereje na WhatsApp yanze, ariko urahamagaye ni byiza. Yego. Mwuka Imana yaduhaye isezerano yuko umunsi twamuhawe tuzasobanukirwa iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Yego, izo ngingo rero eshatu nizo umuntu utaragera ku kigero nibura gikwiriye akwiriye gusobanukirwa neza. Ese iby'icyaha ni iki, gukiranuka ni iki, iby'amateka ni iki? Yego, ubwo rero amateka y'ibyabaye muri we, ariko hasi yaranabivuze. Yego, iby'icyaha kuko batanyizeye. Yego, iby'amateka kuko njya kwa data. Ibyo gukiranuka
nako iby'amateka kuko umutware w'iyi si aciriweho iteka n'ibyo gukiranuka kuko njya kwa data ntabwo yabihishe yaravuze iby'icyaha yego kuko batanyizeye kuko umwuka nta kintu iyo turi aha ngaha ndabona dadi alo yego aha cyane urumva navuga ko byasobanutse neza yego byasobanutse icyo nari nabajije se umuntu ahabwa mwuka wera akivuka cyangwa se amuhabwa bitewe na situwasiyo arimo muri ubu buzima ese umuntu ashobora guhabwa mwuka wera nyuma akamwamburwa kuko urugero tubona hari icyo ngo bita ngo kugwa iyo mvugo mujya muyumva wenda ukumva umuntu bati Bernard yaraguye burya murabizi cyangwa Sixbert yaraguye ese abantu bakwiriye gusobanukirwa n'icyo kintu n'iryari mwuka wera koko asingira muntu murakoze cyane aposo arabajije umuvandimwe wabyumvise n'iryari umuntu ahabwa umwuka wera ese umuntu icyo bavuga hanze aha ngo runaka yaraguye ni ibiki icya mbere reka mbanziriza ku cyo yabanje kuvuga gato yavuga ku bijyanye umwuka wera azabemeza iby'icyaha ibyo gukiranuka n'iby'amateka yarabisobanuye hasi ariko nabwo yakomeje abivuga mu buryo bw'imigani kuko bivuga ko amagambo yose yanditswe muri gospel ari amagambo yavuzwe mu migani ariko icya mbere kubemeza iby'ibyaha twavuze ko umwuka wera afite umumaro kugira ngo abantu bavuke cyangwa se bizere ijambo ari naho havuga ngo umuntu we ibyaha byose bizababarirwa ariko umuntu uzatuka umwuka wera gutuka umwuka wera ni uko utemera ibyo ahamya yego ahamya iki ahamya ibya Kristo iby'urupfu rwe no kuzuka kwe kugira ngo abantu bahabwe agakiza so rero iyo turimo tubwiriza ubutumwa bwiza umwuka wera ku kwemeza iby'ibyaha ni ukukwereka ko ukeneye umucunguzi amina hanyuma ibyo gukiranuka ntabwo yongera kukwemeza iby'ibyaha kandi noneho ahita kwemeza ko uri umukiranutsi iki cyaha kiba kirangiye ukeneye umucunguzi urabyemeye hanyuma agahita noneho atangira urugendo rwo kukwemeza yuko noneho ubu ufite gukiranuka kw'Imana hanyuma iby'amateka ni ibijyanye n'ubundi n'ibizaza imbere bijyanye no gucungurwa kwa nyuma n'iby'umurage w'abera hanyuma icyo avuze umuntu ahabwa umwuka wera avuka kuko ntushobora kumuhabwa nyuma kuko niwe ugufasha kuvuka niwe ukubyara mu bwami yego twabyawe n'ijambo kandi iri jambo niwe Kristo niwe mwuka kandi aho umwuka w'Imana ari ntiwaba umudendezo so rero uyu mwuka ntushobora kumutakaza mu magambo twasomye avuze ngo azabana namwe ibihe byose ntagenda abana nawe no muri ya state bavuze ngo y'intege nke bavuze ngo tumushyize hanze y'itorero ntabwo umwuka gushyira hanze ahubwo nibwo gusama neza cyane akavuga ati ndacyari kumwe nawe ndagukomeje urahagarutse sinzi impamvu habaye umwarimu kandi nitwa munyeshuri iyo umwana atangiye gutsindwa uhita uvuga uti noneho reka njye ntahakare ibintu byo gutaha saa 3 ndabiretse ubwo gada arabizi iyo umwana atangiye gutsindwa mu ishuri nibwo umujya kure cyangwa ahubwo niho utangira gutaha kare ngo mukorane ahubwo uri konsantra kuri uwo w'umunyantege nke abantu bo babyumve muri iyo sana yuko umwuka wera abana natwe mu bihe byose ariko akanabana natwe cyane akarusha kutwitaho cyane byaba bigomeye cyane wumvisha ko umwuka wera yisaye kuri wa wundi bashyize hanze reba ibikorwa hano hanze Bernard kuruta abarimo imbere umunyantege nkeya hano hanze ntashaka kuvuga kavuge mu yobokamana ko ibyo ntabwo rikomeretsa cyane ukuntu umunyantege nkeya we agira tendance yo guhezwa noneho bakaba concentré ku munyembaraga akaba rero bitaho nyamara data we atekereje ukundi umunyantege nke ahubwo yabonye umunyantege nke mu nzu ye niwe azingira amashati avuga ngo ndabona ngifite akazi aracyagira gutya arakiyanza gutya ndacyafite akazi data we agahita asinga amashati mu gihe hano hanze
ukiyanduza ukigira gute ni uguca ariko ntabwo guhagarika muri kora kuko ahangaha turi kumwe n'abashumba ntekereza nanjye nubwo naragiye gake nanjye navuze ngo umuyoboka nanjye naragiye gakeya sibyo mu busanzwe bwo hanze sibyo ariko uragiye umukumbi waba uw'inka cyangwa uw'ihene sinzi kwicumbagira ushorera izindi akaba ariyo usiga hariya kuko n'usiga mu gihe uri ibinyamaswa ziragenda ndabizi ibyo mvuga ndabizi abantu benshi bafite ibikomere kubera ko bagiye bajugunywa mu gihe bari bakeneye ubufasha ariko umwuka wera ntabwo yigeze akureka barabikubwiye ko akuretse ariko ntiyakuretse rero icyo bita kugwa mu buryo bwiza nabivugamo ni igihe umuntu yerekeyeho kuzuzwa ariko umwuka aba akiri muri we ariko wa muntu aba yarekeyeho kuzuzwa ntaba acyumva ntaba agisangiza abandi aba ameze nk'umuntu utakirimo kuzuzwa nyine ariko ntabwo aba yaguye umuvandimwe udaheruka no gushyira umuvandimwe utaheruka gushyiraho urushinge ahangaha kuri Fine FM burya umaze iminsi waraguye yego muri ibyo bya posta tubwiye wowe saa moya n'iminota 10 tuba turi hano ariko wowe wigiriye mu bindi nta no gushyizaho niba n'akaradiyo ku gutwi niba ugiye no mu kandi kazi ka ekuteri cyangwa se ushyire no muri volume nshaka isakuriza abantu bihangane ubu umaze iminsi waraguye kuko umaze iminsi utacyuzuzwa niba wumva hari n'ikintu kivuga ariko urundirirwa njyayora ariko ubundi ibi bintu nta nubwo Pawulo yaravuze ngo ntimukareke guterana kwera kuko niho mwuzurizwa burya uba waguye rero wirengagije guterana kwera ukaba wumva nta kintu kikubwiye sibyo ukaba wumva wafata amamega yawe muri telefone waguze ukareba ibindi bintu kandi ushobora gushyira ku nzira yo kwera ukuzuzwa ushobora gushyira kuri House of Good News nabimenye House of Good News sibyo njyewe nyikurikirana ariko ntabwo nita gufata ririya zina sibyo njyewe ndabwirikaho gusa nkareba ukuzuzwa burya uba waguye uza hano impamvu waguye hari aho waguye reka ntabwo iyo utongeraho nicyo cyari kinzanye nari ngiye kuguca mu ijoro kugwa waguye ariko waguye muri Yesu yego mbese ni nk'umuntu wari muri ya nkuge ya Nowa akagwiramo uwaguye yaguye mu nkuge ntaho yahuriye n'umwuzure kugatugwa ntabwo ari ukugwa kuturimbura nko gutakaza agaciro ubundi nta mwana w'Imana ugwa kuko Bibiliya avuga ngo urugendo rw'umukiranutsi rumeze nk'umuseke utambitse urakura uruba muri urwo rugendo rero ibyo uhura nabyo si Bibiliya ivuga ngo ku bakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza muri uwo ngo ariko tutasome icyo cyanditse mu Migani 4:18 Apostle yaravuze ngo nta mwana w'Imana ugwa nawe nibyo ubwo ni ukuvuga ngo tuvuze muri ya sanse bavuga yaguye muri Yesu yaguye mu nzira reka twemere ko yaguye reka tuvuga ngo n'inzira tugira ngo n'inzira tuzagenda tukagerayo iyo data wo mu ijuru avuze ngo Babuloni yaguye uzi icyo bashatse kuvuga Imana isohoye mu kanwa kayo Babuloni iraguye ni ukuvuga ngo ivuze ikintu udashobora kurekipera Imana ivuze ngo araguye ngo ntazigera ahaguruka ni Imana ivuze ngo araguye ngo ntibishoboka yuko ahaguruka rero twebwe abana b'Imana ubundi turabana b'Imana urabona rero mu rugendo rwo gukura ni nka boy uri kuri tekinike hariya ibyo akora byose buriya nagera ku myaka 20 izi ntambwe za esheke yagiye ahura nazo burya ziza kontribuwa mu kugira ubwenge na experience y'ubuzima ku buryo n'umwana we azabyara namubona agenza nk'uko yagenje afite uburyo azamutabara neza niyo mpamvu biva rero gukuba kundi Imana byose bifatanirizamo kubazanira ibyiza nta kugwa kuba umwana we Yesu yavuze ngo uzana ibisitaza akazana ibigusha abana bato ngo ikimukwiriye ni gukora iki ni ukumuhambira urusyo ku ijosi bagiye kujugunya mu nyanja ngo ntiyavamo ushaka kuza gusha umwe muri aba bana bato bivuga ngo rero ntibishoboka yuko umwana w'Imana agwa ashobora kugira intege nkeya ariko tafefa muri izo ntege nkeya ni nawe aza kuri nararibonye mu rugendo dore ahantu babikura gade unatubwira aho ngaho muri Mika ibice 7 umurongo wa 8
avuga ngo wa mwanzi wanjye we yego winyishima hejuru n'ingwa yego nzabyuka ninicara mu mwijima uwiteka azambera umucyo ubu ahangaha ari ukuvuga ngo kugwa ntibibaho tegereza baza kubwira ati ni Imana ivuze cyangwa ni umuntu uvuze ni umuntu umuntu we arimo kwirebera muri ya mihindagurikire y'ubugingo bwe mu gitondo arishimye saa sita arababaye urumva ariko Imana yo buriya ku Mana Dawidi yaraguye tegereza gato Dawidi ku Mana yaraguye kuko nta hantu tubona Imana ishinja Dawidi ngo ni umunyabyaha ariko Dawidi arangije avuga ngo sinzapfa nzarama nzavuga imirimo yande rero yumvikanye urumva mu buhanuzi bwose bavugaga bwahanuraga iby'ubuzima bwacu yego ntabwo zari experience zabo ubwabo ariko zigaragaza icyo Imana izakora ariko Pawulo abivuga byaramaze kuba abwira Abefeso 5:25 ni ijambo bakunda gukoresha bari gusezeranya ariko ni ijambo ryacu ry'umubiri wa Kristo bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye aryishire rifite ubwiza ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge so ubona ko umurimo Imana yakoze muri Kristo Yesu ni uwayo kuva mu itangiriro kugeza mu iherezo ikindi abantu bakwiye kumenya ntabwo ukwiye kureba ko abantu bapfusha ngo utekereze ko n'Imana ipfusha ntabwo Imana idapfa ishobora kubyara umwana upfa pointre nicyo ugira ngo sinango dusoreje wowe ntabwo usoje nawe gira aho usubikira kuko mu minsi iri imbere ntazi ngo ni ingahe hari ibintu batubongeje ntabwo ushobora kututwara rero ngo watubongeje gusa kandi iyo umuntu akubongeje ukaryoherwa uravuga ngo noneho mpereza kubongera sinkibona abantu bacuruza ubunyobwa kwikoresha ijambo gusogongera aha niba mwarasogongeye natwe rero twabyumvise kandi twumvise urugendo rya jambo ryabyutse rimfasha urugendo rw'ubutumwa kwamamaza ubutumwa bwiza bw'Imana ngaho rero nawe gira aho usubikira njyewe ndashaka kubabwira ko mpari ndi umunyarwanda utuye mu Rwanda ntabwo meze nka aposo n'umunyarwanda utuye mu mahanga hanyuma njyewe ndahari igihe cyose Imana izaba ikinguye umuryango wo guterana kwera nta kibazo mfite kuko nanjye nkunda kuzuzwa urakoze cyane kandi twabonye ko twuzuzwa twumva tunavuga yego ndahari rero hanyuma niba warakiriye agakiza warabatijwe komeza wuzuzwe niba utarakakira Yesu yarakaguhaye kakira dore ni none umunsi ni none ijambo kwakira ni kwizera none dore uyu munsi ni none wo kwakira agakiza wewe waduteze amatwi ariko kandi no ku cyumweru gitaha 10:10 urushinge musubize shukurani yo njyanga rurazaho kugira atazabyuka mu gitondo akanarubura sibyo nawe ujye ururazaho umenye neza kuri radio imeze neza yesitaye ruri kuri 90.1 kugira ngo duhurire hano muri ritaniro twuzuzwe gade ibisigaye rero shalom umwami Yesu akomeze abuzuzwe bye rero murakoze Imana ishimwe naho utaha bye